ari mfite amakuru ko arabaye yitaba ndababwiye ati naba umumajoro w'amamagara nababwiye ati jewe ntago ndi bwitabe ahubwo reka tumenye nicyo bagomba ikibazo giteye gite nimwandikira ikigo nkorera mu nsabe noneho nje mbitabe ikibazo giteye gite yarakazo bave mu rujijo ducanganyikirwa ikibazo giteye gite duce ducanganyikirwa ikibazo giteye wiva ngo bamamagaye baguhamagaye kubera iki wakoze iki ikibazo gihari uvuze Georgine yari umubitsi wa peri Georgine na Rikari barahurira mu mafaranga bati gute Georgine na Rikari barahurira muri kesi imwe bati barahurira muri kesi imwe gute birasaba ko Magnifique aterekamo iyo foto muhaye reka uratuyobya ahubwo nakumbi aterekamo iyo foto muhaye eske afite operation ni hihera kuko hari ibintu bagiye bavuga benshi badafite amakuru none abantu babimenye nyine bisobanuka babimenye binasobanuka niba hari naho bidasobanutse n'abayobozi babo barabimenye n'abayobozi bamenye batabahabwa raporo itariyo abantu barakomeje kubeshywa Magnifique ashyiremo iyo foto kabisa ariko mbere yo kujyamo duhido nido ikibazo ni iki ipfundo ry'ikibazo n'abantu bagiye mu gihugu cya Misiri ku mukino wa piramide wo kwishyura ni kuvuga ngo hari abafana hari abanyamakuru wowe wagiye nk'umunyamakuru jewe uko nibuka unagenda niyishyuriye Rugajurigani nari kuri radio DC yego mvugana nayo kuri telefone yego arambwira ati nzajya mu Misiri niyishyuriye yego mu bazishyurirwa ndumva David Mutaramu niwe wishyuriwe na APR ariko Rugajurigani yabimbwiye mbere aravuga ati genzigurira itike yego sinzagenda ku bya APR Rikari ndumva nawe nari navuganye nawe ari kuri fine yego arambwira ati nzishyurira ndanabivuga kuri radio mu bafana bazagenda bazishyurira hari babiri bazishyurira nako se abafana abanyamakuru bazishyurira yego harabishyuriwe na APR nawe na Rigani bishyuriye ko nibuka ikibazo cyaba ari gikize ikibazo rero naho gituruka bivugwa ko ngo hari abantu bishyuriwe na APR yego ni ubusanzwe ariko n'umuco wa APR imyaka yose nanyo ngo njya mu ndege bwa mbere we ntabwo ari APR yari Amavubi ariko imyaka yose nagiye APR yabaga yanyishyuriye APR kwikwishyura ni cyanse kare oya si icyaha ariko nyine biterwa na situation uko nabyumvise numvise nyine harimo tubazo dusaba nyine kubanza kumenya koko uko bimeze kuko mu by'ukuri uburyo byakorwaga kiriya gihe hashobora kuba ariho habayemo ikibazo kubera ko bibye amafaranga yaribwe mu rugendo se ku makuru ahari amafaranga yaribwe itike y'indege ndayibona hariya bamfashe iyi ni itike yanjye y'indege agiye mu Misiri hari n'abantu bavuga ibintu batazi n'uko ibintu byagenze Karenzi wowe na Kazungu iyi tike y'indege ni kampani urayibona ni ihe kampani Egypteya Berengiye Egypteya APR ntigeze igenda na Egypteya APR ntigeze ijya mu Misiri ijyanye na Egypteya yego njye naguze APR akoresha indege ihe APR imenya yarakoresheje ni Rwandair ni Rwandair bajya disi bajya hehe bafata indi ndege noneho bafata indi ndege itike y'indege yanjye cyangwa Rwanda yabageje Katari Doha ariko rika kugira ngo unayibone neza ko njye niguriye itike mbere y'ibyumweru bibiri abantu izagenda mu Misiri reka sibyo abantu turi kubacanganyikisha ntabwo tubacanganyikisha ndakwereka itike yagiye mu Misiri reka bisobanure turi kumenya ikibazo gihari ntituri kumenya ikibazo wahereye mu mizi ni iki njye nashatse kujya kureba APR match yo kwishyura nari nagiye Tanzania ndavuga ati APR nijya mu Misiri ngomba kujyayo nshaka ubushobozi bwanjye ngura itike y'indege muri Egypt Air mbere ndayigurira nandikira Georgine ndamubwira ati ko naguze tike y'indege nta buryo ndayimwereka ko nayiguze nyohereza n'ubuyobozi bwa APR ndavuga ati icyari gisigaye ni ukumfasha kubona iki visa
uri kubyumva kare nicyo cyari gisigaye cyo kumfasha kubona visa. Soma iyi message kare dore ngiye Georgine yisome namwandikiye ngo iki. Morning Georgine, already namaze kwishyura tike. Wamfasha ukanshyira kuri liste nkabona visa, murakoze. Niyo message namuhaye. Ndabona umuha passport. Umuha passport. Naguze itike y'indege mbere. Ariko nawe yaguhaye nimero. Aho rero niho nshaka gusobanura. Aho rero nshaka gusobanura. Noneho urumva ko ngiye nafashe itike y'amadolari hafi 850 ndishyura, nagombaga guca Entebbe nkagenda. Umunsi wo kugenda mfata ibikapu njya ku kibuga cy'indege nk'abandi nk'umuntu kuko urumva utanga passport mbere kugira ngo ambassade izateremo stamp ya visa ugenda. Tugeze ku kibuga cy'indege haza visa z'abafite passport de service. Abafite passport de service ubwo yari ikipe abaordinaire murasigara. Abaordinaire turasigara. Yari ikipe igiye yonyine na staff. Icyo gihe mu bantu bajyanye na equipe bari abanyamakuru APR yishyuriye. APR yari yishyuriye abari bafite passport de service. Ariko abishyuriye mwe murasigara. Abishyuriye twe turasigara. We na Rigani. Ngiye na Rigani yari afite passport de service we. Kuko muri RBA kenshi abanyamakuru ba RBA baba zifite. Ngiye rero nkoresha passport yanjye. Bo twe turasigara. Ariko nawe buryo ushaka urayisaba. Nanjye ngishaka ndayisaba. Ko nk'ubu ndashaka namaze imyaka myinshi nyifite. Passport de service ntuyisabira ariko kandi iyo igeze ku kibuga urayitanga irahasigara. Uri kubyumva irafasha kenshi isabirwa n'urwego rukohereje. Urumva kare ubwo abari bafite twebwe abari biyishyurire kuko ngiye nta passport de service nayo mfite turasigara. N'abandi bafana harimo ba Jangwani, harimo ba Jire, harimo ba Thompson Gatete basanzwe. Twe turasiga ko ntabwo twari turi kuri equipe turasigara. Icyaje abafite ordinaire bose. Yes, cyaje kuba niki. Noneho tujya ku biro bya PER. Julius mwajyanye icyo gihe. Na Julius yarahari. Nawe twarajyanye. Tujya ku biro bya PER. Barangije ndavuga ati ko tike y'indege yanjye yagombaga kuba yagiye. Nako nagombaga kuba nagiye nkaba nsigaye biragenda gute? Ko nayo nishyuye. Option yari isigaye kwari uguhinduza tike y'indege. Match icyo gihe match yari kuwa gatandatu kandi nagomba kuba nagiye kuwa gatanu. Nsubira muri ya company ya Egypteya nakatishijemo tike y'indege. Ari ubuyobozi bwa PER bimwe ati noneho wowe genda wemera uhombe tike bagusubize makeya wongere handi ubashe kuzajyana n'abandi bafana. Ugure n'itike se? Ngure indi tike kuko urumva byari byapfuye bwa mbere. Nsubira mu mujyi aho naguze tike y'indege. Bansubiza amafaranga make ndaza nongeraho ntanga amafaranga ya tike y'indege. Ni hano wabonaga ko Georgine yanyandikiye ati oherereza amafaranga kuri nimero y'umuntu witwa nde Penina uwo muri asanzwe akata amatike y'indege muri APR. Mfata amafaranga nyatanga muri ofisi ya APR banyongera kuri liste y'abantu bari bugende kuko bwa mbere tike yari yakansorinzwe. Nicyo kibazo gihari nta kindi. Kikaba gute kibazo none gise bamaze kugeza ubu naguturamye yamaze gukansoringa. Dore ngiyi iyo message nayikwereka. Baguhinduriye tike. Bampinduriye tike naho igomba guhindura tike y'indege. Noneho Georgina ndamureba. Arambwira ati amafaranga urayoherereza uwo muntu witwa Penina agukatire tike. Agukatire tike abo muri Minadef. Yindi kugira ngo uzabashe kujya kuri niba harimo uburiganya rero urumva ntago niba harimo uburiganya wikatiye itike mbere nayo ikase mbere ijya ku kibuga cy'indege kuko passport zagomba kuzanwa n'umukozi wa Minadef akazituzanira twese zivuye muri ambassade ya Misiri. Mu kuzana ama passport twebwe tudafite passport de service nitwisanga tujyanye na equipe turasigara kuko n'ubundi twe twari twitegeye. Urumva urugendo rwacu rwari ruhagaze. Icyagomba gukurikira nagomba gusubira muri company nakatishizemo tike y'indege. Urumva iyo urugendo rupfuye bakugabanyiriza amafaranga. Nongera handi mafaranga kugira ngo nzabashe kujya mu Misiri. Nyazana kuri ofisi ya APR. Iyo ndege nyine n'ubundi se? Oya, ngo tike yari ihindutse. Kugira ngo nzajyane n'abandi bafana mu yindi ndege iyo amafaranga wese aha nahise yashyira Georgine arambwira ngo urayahereza umuntu witwa nde
penina nuko ibintu uyamuha mu ntoki se penina oya njye nasize kwa Georgine ko najyanye kuri ofisi ya peri nyine kuko niho twagomba kudepoza amafaranga depoza kuri ofisi ya peri arambwira ngo andi madolari 87 sinzi hajemo andi yo kugura visa ya Misiri andi madolari 87 arambwira ngo ninyakire kuri telefone ya penina ni naho wareba arambwira ngo ampereza nimero za penina mukuri kugera kuva hano kugera mu Misiri nta hantu na hamwe nahuriye n'igiceri cya peri naritegeye ndagenda abantu bakeneye kumenya ipfundo ry'ikibazo naho rikiri ubwo rero ni noneho tujya mu kibazo noneho tuvuge ngo karenze nanone ni ibisanzwe niba mvuge ko nzi ko ari ibisanzwe harabishyirwa n'Amavubi na Minisiteri ya Siporo harabishyirwa na APR yewe n'izindi yayisigari yarasohotse yishyurira abantu yajyanye nabo ni umuco usanzwe uko abanyamakuru bishyurwa no majyanye ese abishyuriwe na APR none wowe warishyuriye njye nariyishyuriye narigani yarishyuriye narigani yariyishyuriye none si wishyuriwe na APR karenze nikosa n'urugero nikosa ikibazo rero gishobora kuba cyarabaye ko bimaze imyaka myinshi ubwo aho numviye ko Ricard nawe bishobora kuba bimureba mbere uvuga ko itike wayiguriye numvaga bishobora kuba bigize ariko aho uvugiye ko byapfuye hanyuma amafaranga ukayohereza uwo penina niho numviye ko wahamagara umudamu nawe akakoherereza kamatera akabigasekwa nk'akeza uragera kuri matera ni kibwe ikibazo ni iki ni ukuba narafashe initiative nishyura nkajya mu Misiri uko bivugwa niba harimo uburiganya bw'amafaranga uko bivugwa hari umwe muri abo bamwohererezaga amafaranga yego kuko urumva peri yatanze itangazo abafana bifuza kujyana n'ikipe biyandikishe batange n'amafaranga uko nabyumvise yego noneho amafaranga nyine iyo wabwiraga Georgine yakubwiraga uyoherereza yego urumva ari uwo nyine penina yego hanyuma rero ukayamwoherereza bivugwa ko rero ayo mafaranga yoherejwe ariko ntiyakoreshwa icyo yohererejwe urumva tuvuge Ricard yohereje ayo madolari 800 yego yo kumugurira tike y'indege agahita ashyirwa ku ruhande ayo mafaranga noneho abo bantu sinzi uko bashobora kuba barabikoze ya mafaranga akava sitiri kuri bije ya APR nubwo Ricard yishyuye ariko ari kuri liste yishyuriwe ntabyo azi na Minadef cyangwa APR ntabyo azi sinzi Ricard ntabimenye sinzi wabishyurira Ricard ntabimenye ashobora kuba ariyo mu makosa ashobora kuba yarabaye ba bantu ya mafaranga yose yagera ku bihumbi hafi 100 by'amadolari umuntu akabikubita umufuka hanyuma agatekinika urumva rero nyiraho ngaho rero nyiraho kuba murabuze ni umuco usanzwe abanyamakuru kwishyurirwa kuki uwabikoze kuki wabikoze urumva Kazungu
aha Kazungu hari icyo wabazaga? icyo nabazaga abantu bakeneye kumenya ngo barimo barabaza ngo urahari Ndahari cyane. urahari Ndahari cyane. urahari Rikari. Urumva? abantu bakeneye kumenya ngo nako ni Karenzi wari ufite ijambo urumva kuko niba Rikari yaratanze amafaranga n'urugero n'abandi bayatanze wenda na ba Julius n'abandi kuko bagiye noneho icyambabaje muri ibi bintu nakagombye kuba ari njye wishyura. Njye nagiye mu Misiri ntanze 1,400,000 kubera itike y'indege yanjye yakansorinzwe, nongeraho n'andi mafaranga yo kugenda inyuma. hari icyo Karenzi avuze gishoboka. Aravuga ati niba Rikari yatanze amafaranga ariko uwanditse akandika ariko Rikari yishyuriwe, Rikari ubwe ntiyabimenye. Urumva umutegura aho ngaho byanditswe yuko ayo wenda bashyize mu mufuka byandikwa ko Rikari yishyuriwe na Minadef kandi atari byo. None ikibazo ni kimwe rero, uwabikoze niba hari kuko atari wibibazwa, umunyamakuru arajya kubazwa ngo yarishyuye gute Karenzi kugera hafi. kuko urumva niba uwo yishyuriwe we Karenzi ari kuri liste y'abantu bishyuriwe. Karenzi ntiyanabisabye wenda n'urugero mu banyamakuru tuzajyana harimo Karenzi yishyuriwe, hajemo ubwo buriganya. Karenzi ahurira n'icyaha. Bayida abanyamakuru bari bishyura icyo gihe Nefremu na David Mugaragu bo banajyanye na equipe bawuraje gatoya. Karenzi urumva ndashaka kumenya ikosa ry'abishyuriwe ryo riri he. Tuve kuri Rikari wishyuriwe none tujye ku kindi cyiciro. Mugaragu ikosa ryo riri jewe numva ikibazo hano kiri buriya ibintu birimo izo nzego z'umutekano za gisirikare sinabyinjiramo ngo menye uko bikora n'iki kuko mu by'ukuri ubyumvise uko bimeze sinumva ikosa ririmo, sinumva icyaha kirimo kuko ushinzwe amafaranga. kuko urumva niba koko umuntu niyo waba wahaye Georgine cyangwa undi afite aho ahuriye n'ikipe cyangwa na Minadef nta kosa ryaba rihari kuko hari itangazo rihamagarira abantu kujyana n'ikipe, batanze amafaranga. Urumva kuko bishyuriye barahari, batanze amafaranga na Julius uramuzi n'umucuruzi bishyuriye ariyishyurira. niba hari uwayatwaye jewe mu by'ukuri ndirezerva kuko iby'iperereza sinzi uko bikorwa, no gusanga turabasivili ariko niyo mpamvu uvuze uko byumvikana keretse hari ibindi tutazi. navuze ngo turenge urwego rwa Rikari na Rigani bishyuriye tujye no ku rundi rwego. Uwaba yarishyuriwe muri abo bantu bakora Mugaragu wa RBA na Ephraim Kayiranga yari ku ishusho icyo gihe ngira ngo niba ntibeshye bishyuriwe bo barisanga kuri icyo kibazo gute. kuko nka Jangwani nzi ko Jangwani ashaka kuvuga ngo yari afite amafaranga makeya yego hanyuma baramwongerera. Songa mbere bashuti be ntiyagiye bashaka kuba ubwo ari barukaka cyangwa n'abandi. Songa mbere ntiyagiye bafana ba peri Kagimbura mwajyanye Kagimbura nyine Kagimbura nawe twarajyanye mwicaranye mu ndege twe twicaranye mu ndege muri Emirates muri se gufata wenda yarishyuriye Kagimbura yaba yarishyuriye kuko njye navuze ngo tuve ku cyiciro cy'abishyuriye cy'aba Rikari ariko n'umunyamakuru wishyuriwe atwaye. Ikibazo ni iki? utazi naho byakorewe. Tike y'indege yawe niyi, agiye mu Misiri yakoze akazi ke bisanzwe arapotinze aratashye bakavuga bati hari ibyo tutazi. Niba mvuga ngo hari ibintu biba muri siporo yacu Kazungu na nyakubahwa mukuru w'igihugu rwose afite kudufashamo. Uyu munsi yavuze ngo Rwanda Day irabera Washington, umunyarwanda agafata initiative agafata indege ijya Washington akagenda. Abagiye he? Abagiye mu bikorwa by'igihugu. APR ni ikipe iyisohotse kumva ko twafashe initiative gutanga 1,400,000 yawe ukasohoka ukagenda ikuvuyemo ku rukundo rwa equipe, ku rukundo rw'umwuga. Ibyo ntibyakurura warangiza ukaza kubibazwa nyuma. Ntibyakurura abantu kujya batinya n'ingendo. Warangiza ukabibazwa nyuma warakuye amafaranga yawe. Yenda byibaza nk'umusivili wavunitse ukayatanga ukayishyura. Njye maze imyaka hafi 20 nagiye ingendo nyinshi za APR nyinshi cyane Alex Kagame ari perezida wa APR nishyuriwe na APR 100% n'impamba bakayima. Ibyo aribyo byose hari kuvuga ngo wagarutse ubazwa uburyo amafaranga y'urugendo ubazwa ibyo atike indeye kuruba bidasanzwe. Ibyo byose hari amategeko arengera abanyamakuru. hari nta sinibaza ko mu Rwanda hari uwarengana ku buryo umuntu arara muri gereza kare ku buryo umuntu arara muri gereza ku rugendo wateze ukagenda.
ntabwo urumva urimo uratubwira kesi yawe sinzi kesi ya rigani weretse itike y'indege none ndayihimbye ndavuga iya rigani rigani yari yishyura twari turi kumwe yiguriye itike nawe yiguriye itike yaragiye afata amafaranga rigani yarambwiye twari turi kuri stade amahoro kuri match yazamu yo kwishyura ndanabyibuka neza arambwira ati Rikari ati ko twajyanye Tanzania waje tukajya mu Misiri ndamubwira ati kandi tuguze itike kare twagira gute twagenda rigana ashaka amafaranga ashaka abafatanyabikorwa afata amafaranga ayajyana kuri ofisi ariyishyura kuko uwagomba kuva muri RBA yari mugaragu urumva RPA ntari gufata abanyamakuru babiri ba RBA yari mugaragu noneho niba waje siporo ari Efremu ubundi abandi banyamakuru bose bo ku ruhande bashaka kujya muri urwo rugendo bagombaga kuba biyishyuriye nuko rigana yafashe amafaranga arayishyura njyewe twatandukanye ku matike y'indege njyewe nahise mfata amafaranga nishyura muri Egypteya impereza tike y'indege naka kubankira ku rutonde rw'abakirwa visa kugira ngo birabiye ko by'abarabu urabizi iyo ugiye kujyayo bisaba kuba kwakira visa niba muri team imwe mwese mukagendera rimwe nuko byagenze ikindi kintu nabaza Rikari wenda ntabyuze ese abagiye bose ntitaye ngo ni umunyamakuru n'umufana bose barabazwa simbizi Karenzi wakurikiranye jewe abonzi bose bahamagawe kandi abitabye abonzi ntibatashye bagumyeyo nuvuga ngo abazwi nibo bavugwa baravuga Rigani na Jangwani wenda hari n'abandi bari ubwo nabo bazwi na Georgine abandi nzi bitabye ni Opini na Sena Papa Julius nta hana peri gimusiga urumva kuba Jules Rutaremara ambwiye ngo ndahari ngo ni hatari ndabona yarigego ngo ni hatari nawe ntiyishyuriye se Jules twarajyanye Jules nawe yatumijwe namubajije kuko abantu bose bagiye Misiri ndimo nshaka amakuru ubwo niyo ntabwo wafunga umunyamakuru ngo nuko yagiye mu rugendo ngo umuntu agiye gufata tuba dufite akazi dukora tuba dufite imiryango dutunze ibi ni urukundo rw'akazi ibi bintu wenda ari amanyanga arimo wavuga ngo itikira hari igaragara twishyuye tukagenda uzi turimo kwibaza nk'abanyamakuru ngo jewe nyine numvise byandenze twe ntabwo tuzi ikesi irakomeye ngo muri shike hari abantu bafunzwe b'abacuruzi ngo bafite itike nk'izo ngizo 6 bagiye mu Misiri se nabo oya bihuriye katrawuriye kutuvangira kuko ibyo bihuriye turi muri kese ya pe kese ngo bihuriye he kandi ari tike nyine za RDF urumva kese iri wide ahubwo irenze na equipe twe turi ku byacu bireba abanyamakuru n'abafana ibyo nabyo turabira ariko urumva tirawuri cyo twongeyeho kese imwe kuko ngo bishobora gusanga bitari no muri APR football nibyo mvuga nyine ntabwo ari na volleyball na basket na hari ibintu igihugu cyacu kigira inzego zikora sibyo ibi waba wakoze amanyanga wese abagomba kubihanira ariko none aka kanya tujye kubitureba ko nanjye birandira icyo mvuga wenda bihuriye hehe kuko umuntu yatega akagenda twe turabasivili ntabwo tubizi ibyo ngibyo niyo mpamvu navuze ngo hari ibyo twibaza mu bwenge bwacu busanzwe ababitsi barahari bakoze ibyo bintu uko mbyumva mu bwenge bwanjye bw'akazungu uyu munsi habaye ikibazo cy'amafaranga mu kigo hano Didi n'ubishinzwe uko mbitekereza si wowe mbere kubibazwa mu bwenge bwanjye bw'akazungu busanzwe keretse habaye hari ukuvuga ngo abantu wenda batangaga amafaranga makeya mu buriganya bakishyurwa amatike wenda ya menshi sinzi ukuntu mbyumva mu bwenge bwanjye ariko niba bavuga ngo lisite yakozwe abantu bajya mu Misiri hari uwabishyuriye amatike arahari ni Georgine cyangwa se Openi nuvuga cyangwa se na perezida w'ikipe niba bigizemo uruhare abo bantu ni abantu direct ubona cyangwa umunyamabanga w'ikipe numva ko ari bo bantu ba mbere bo kubazwa ibyo bintu uko mbitekereza mu bwenge bwanjye nanjye niko mbyumva pe kuko turenga urwego rw'uyishyuriye sinzi ko murimo kunyumva neza ndakumva turenga urwego rwa Barikari bishyuriye tujye kuri ba David Mugaragu bishyuriwe none wa RBA bishyuriwe n'ikipe tujya kuri Thompson mu rugero umufana uzwi wa pe none siko nabibazwe kandi yarishyuriwe niyo mpamvu icyo ubwonko bwanjye butakira neza uyu munsi rero Karenzi itegure tuzajyana mu Misiri niba uri tayari uzajyayo kandi tuzakwishyura ibisabwa byose tuzabiguha niyo mpamvu uvuze ngo guhera 2006 niba ntibeshye najya nkorana ingendo na APR guhera 2006 imyaka 19 ishize biragoye kumbwira ngo uyu munsi ndazira yuko APR yanyishyura itike amafaranga y'urugendo
ubwonko bwanjye bwananiwe kubyakira oya kubishyuriwe kuko niba peni inafite ikibazo cyangwa se abishyuriwe na aperi ndibaza nta kibazo gihari abiyishyuriye nibo kibazo bakayanyuza kuri uwo penina sinzi niba ubyumva neza bakayanyuza kuri uwo penina hanyuma ntagere muri case muri kesi penina ntahari se nyine penina arahari arahari ashobora kuba anafunzwe arafunzwe kugira ngo mwumve umwanya penina arimo uko byagendaga tworohereza abantu bumve penina umwanya yari arimo uwari ushinzwe uwo twahaga amafaranga yari Georgina yari umukozi uzwi wa peri uzwi kuri ofisi wa tendinga kandi buri gitangaje yego buriya Georgina yari yungirije umubitsi mukuru ni koroneri utaboneka cyane wabaga ari mu nshingano za gisirikare ariko nawe ngira ngo akaba avuga ati ejo hatazagira ikintu rukaho amafaranga urayajyanye ibisabwa gusinya ariko ninde abantu bazi kunyibutsa izina rye yaraza agasinya akigendera ariko mu buzima bwa buri munsi amafaranga mu ntoki ki ni Georgina amasheki uwo koroneri ntawe yaroga n'amasheki ngira ngo nawe yarabiketse aravuga ati ntazazira amafaranga yasinya yazaga rimwe na rimwe asinya hari inama zabaye za aperi za ngombwa ngira ngo yakoreraga mu ntara simbizi ataboneka cyane nta na rimwe wakumva mu mafaranga koroneri avuga umubitsi wungirije rero niwe n'amafaranga Georgina n'amafaranga kibaza urahamagaza ngo waragiye watanze amafaranga ku buryo ugeraho nawe ufunga ariko abantu bagombaga no kubimenya bigasobanuka kurusha kuvuga ngo jyangwa ni ahubwo hari ibindi birimo inyuma wenda ntazi wenda izindi detail utamenya ariko ibi bintu icyo numva mwebwe mwakenerwaho mu busanzwe bavuga ngo gusaidia polisi mu Giswahili ko babyita ni ugutanga gufasha polisi kuyifasha n'amafaranga hano watanze amafaranga tukwereka ibimenyetso ni nacyo kirushaho kugushyira mu kirushaho guha ubusobanuro ubwabo yego jewe natanze amafaranga ngaho ya hapeni na dore ibimenyetso ngibi urugani nawe aravuga ibi icyo nicyo kintu kenshi ubundi ntabwo bifungirwa kuko barabatinde muze kuri aho mubarizwa buri muntu atanga ibisobanuro ntiwageraho bifungirwa ibyo bintu noneho babona ibintu bifatika kuko urumva hari ibyo penina yababwiye ariko nabo bishakira ibyabo mu bagiyeyo buri muntu wese atanga ibye ariko niyo mpamvu mu bwenge bwanjye ariko busanzwe niyo mpamvu navuze ni umunyamakuru ni urugero urumva rero ariko hari ikibazo yagize ni ukuba yari yiguriye itike agiye no kugenda kazamo rwangendanye indege ikamusiga bikamugarura muri ya procedure kandi yo kujyana amafaranga erega sina Rwanda indege si yanansize twe twageze ku kibuga cy'indege tugiye guhaguruka ariko yaragusize passport barazizana izacu ntibazizana ziri muri ambassade ya Misiri ibyo aribyo byose rikari rwose station chat nayiveho ntabwo mu Rwanda nta muntu urengana uko mbyumva nta kibazo kirimo muzabisobanura wenda ushobora gufungwa by'igihe gito barimo bakurikira ndetse ko biseka kandi abantu bafunze yere barafunze nanjye mfite convocation uyu munsi urarari wawe nanjye mfite convocation nta kibazo bitwaye nanjye nditaba nta kibazo kabisa ariko ntiwamenya ibirimo biba ariko icyizere mfite nuko mu Rwanda ntawarenganya undi nta kibazo rwose ariko n'ibinakwiriye ko n'umunyamakuru ajya muri gereza nako agafunga umunsi ibiri ku bintu nyakubahwa perezida w'icyubahiro wa peri njye niwe nibwira afande James nk'umusiporutifu njye nkwisabira aka kantu fasha abanyamakuru bari muri bafunzwe kubera bateze indege bakunze ikipe ya peri bakaba batari mu maboko atari ayabo kuko nta kindi kintu wakora rese nta logike n'imwe wambwira ngo ushobora kumfata ngo ukire muri gereza kubera ko nateze itike y'indege niyishyuriye amafaranga arenga miliyoni igasohoka nkajya mu rugendo rw'akazi nkagaruka mu Rwanda ukambwira ngo ni ikosa amafaranga yawe miliyoni na magana ane yari car transport ngiyi nigure Egypteya itike gukoremo n'ayo mafaranga ukayatanga njya Juba njya South Sudan ndetse shumuri twitegeye tukajya kureba South Sudan sinamanutse n'imanuka n'umunyamakuru wa Radio Rwanda Axel Rugangura n'ubu ngomba kujya muri South Africa ndi gushaka amafaranga yo kwishyura ngajya South Africa nkazajya kureba amafaranga ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibyo ni ibintu bisanzwe ikina na Zimbabwe mu kwa 10 hari match yo kwishyura muri South Africa tuzajya gukinayo ngomba gutega nkajyayo mu kwa 9 ariko turabanza na Zimbabwe hari aho sinzajya kubera ko bazaca Nigeria bajya Joburg
urumva ko ni urugendo runini cyane kidashaje kuzava hano navuze ko apera izajya hose nzajya mba nagiyeyo mbere ibyo ni ibintu bisanzwe ku itangazamakuru abanyamakuru ba Tanzania kuva hano bakajya mu Bwongereza ni ibintu bisanzwe tuzanire match ya gishuti twigire mu mupira ibyo humura ntago numva bikomeye nta kintu gikomeye nkurikije uko mbyumva nizere ko nta wakwisha inyuma y'ibintu nk'ibyo kuko nibyo bari gushaka afite abashaka kuko niyo makuru ahari Karenzi ngo hari umuntu ngo hari abantu babyishimiye bashaka kumvisha ngo babere kuri kano gakese ngo babyumvishe ngo ibyo mutumvikanaho no dufite igihugu kigendera ku mategeko ntabwo ibintu bikwiriye ibyo ntabwo byabaho mu Rwanda kuko APR ifite abayobozi ntabwo ibyo byabaho